Can Rwanda passport holders travel without a visa? As of June 2025, the holders of Rwanda passport enjoy visa-free access to countries and territories offering extensive global mobility. Here is a list of worldwide destinations where Rwanda citizens can travel without a visa. Here is Asia countries, North America countries, South America countries, Oceania countries, and Africa countries. So, icyo tugiye kureba hano rero, reka mbabwire ikintu cy'ingenzi hano mugomba kumenya. Hano batubwiye ngo batangiye bibaza bati ni hehe umuntu ufite Rwanda passport holder, cyangwa ufite passport y'u Rwanda ashobora kujya nta visa. Yes, bahubwira ngo dushingiye ku makuru ya June 2025 hari ibihugu byinshi byakuriyeho abanyarwanda visa. Nkuko mubibona hano hariho za Asia, harimo North America, South America, Oceania, Africa. Ibihugu ntabwo byari bisanzwe biriho, ariko uko passport y'u Rwanda cyangwa se uko u Rwanda rugenda rugirana imibano myiza n'ibihugu bigiye bitandukanye, ibihugu bigenda bikuriraho abanyarwanda visa. So rero ikintu ugomba kumenya hano nuko hano ufite amahirwe yo kuba wajya mu bihugu bitandukanye ku migabane yose yo ku isi gitandukanye. Ndaje mbereke n'ibihugu byo kurero byo muri Europe ushobora kujyamo nta visa usabye. Yes, bigakunda. Bitagusabye kujya kuri gutonda umurongo kuri embassy cyangwa se bitagusabye ko ujya gutanga amafaranga yawe bakayarya. Here urabona hano hariho icyo bita Philippines, Qatar na Singapore. Ibihugu ugomba kubijyamo nta muntu n'umwe ugusabye visa, nta n'umuntu n'umwe ukubangamiye. None twagera muri North America tugasangamo Barbados, Dominica, Grenada, Haiti, Montserrat, Saint Vincent and Grenadines. Noneho twajya muri South America, Ecuador, twajya muri Oceania, Cook Island, Kiribati, Micronesia ndetse na Vanuatu. Twagera muri Afrika hakabamo Angola, Benin, Burundi, Central Africa, Chad, Democratic Republic of Congo, Ivory Coast ndetse na Ghana. Tukajyaho muri Guinea, Kenya, Mauritius, Sao Tome and Principe, Senegal, Tanzania, Gambia na Uganda. Ibi ni ibihugu rero wowe wajyamo bitagusabye ko ubanza kujya gutonda umurongo kuri embassy. Yes, bitagusabye kugira ngo ubanze ujye gusaba visa. Noneho tumaze kureba ibi bihugu umuntu ajyamo bitamusabye visa. Wakwibaza uti ese umuntu arabyuka ugahita utegura urugendo ukagenda? Yego, birashoboka, ariko hari n'ukuntu bidashoboka. Nibyo ngiye gusobanura rero uyu munsi, nkubwire ukuntu ushobora gukoresha iyi tekinike cyangwa se ubu buryo bwo kuba wagenda nta visa kandi ukagera iyo ugiye amahoro. Ikintu ugomba kumenya rero, tuvuge nk'hano Barbados. Barbados ni kure cyane. Za Dominica, za Grenada, za Haiti, za Montserrat na Saint Vincent Grenadines ni kure cyane. Ntabwo ushobora kwifata ngo ugende utaza aho ugiye. Ahubwo ikintu cya mbere ukora ni iki? Ni ukuvuga ngo making sure niba uhafite umuntu. Niba utafite umuntu, kuko iyo niyo ugiye gusaba passport bakubwira ngo igihugu ugiye kujyamo hari umuntu uhafite kandi uwo muntu akaba ahatuye cyangwa se yemere kuba muri icyo gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko. Ikindi ugomba kumenya, niba ugiye muri ibi bihugu ukaba utafite umuntu, first of all banza ushake ahantu ugiye, umenye ngo ahantu ngiye ni aha n'aha. Yes. None ikindi ugomba kumenya, niba umaze kumenya ahantu ugiye bya nyabyo, wowe ikindi kintu ugomba gukora, booking hotel y'aho hantu. Urebe amahoteli y'aho hantu bitewe n'imisi uzamarayo, uvuga uti ese iyi hoteli ijyananye n'ubushobozi bwanjye iherereye ahagana he, mu buhe mujyi. Ibyo ugende ubimenye, uyibookinge, ufate nimero zabo n'ama email. Mbere yo kugira ngo uhaguruke uzabanze ubandikire cyangwa bahamagare, vuga uti ngewe nutse aha n'aha ndashaka kuza muri icyo gihugu kandi ndashaka ko muzanyakira. Icyo bakora ubabwira yuko utazi ahantu ugiye neza, baraza bakagutwara kuri airport. Yes, baraza bakagutwara kuri airport. Ikindi ugomba kumenya rero, ugomba kugura icyo bita return ticket cyangwa se no kuvuga ngo return journey.
urabukinga, yes, urabukinga tike, ariko iyo tike ikaba iriho kugenda no kugaruka, yes, bitewe n'igihe ushaka kuzamarayo. Ikindi ugomba kumekinga sure ko passport yawe itararangira cyangwa se itararangiza garanti. Rero ikindi, hari ubundi buryo bwinshi wajyayo bitakugoye, yes, hari gushaka amashuri, hari gushaka akazi, cyangwa se ugiye kwivurizayo nabyo birashoboka, cyangwa se ugiye mu nama, cyangwa se ugiye mu bukerarugendo, ibyo byose birashoboka. Icyo wowe ugomba kumenya nuko ugomba kumenya ko ahantu ugiye hizewe kandi ahantu ugiye hatazaguteza ibibazo. Noneho hano urabona hano hari ibihugu bisaba visa: Albania, Moldova, yes. Ikindi ibihugu bisaba visa ubwo ni muri Europe, muri America, Antigua, Bahamas, Cuba, El Salvador, Saint Kitts and Nevis. Muri South America za Bolivia, Colombia, Suriname, ndetse n'ibindi bitandukanye. Muri Oceania hakabamo Papua New Guinea. Noneho hari ibihugu bisaba visa on life. Hari ibihugu byinshi byo muri Europe, sorry, ni igihugu kimwe cyo muri Europe aricyo mubona hano. Hari ibihugu byo muri Aziya nabyo ni ibi, hari za Bangladesh, Colombia, Indonesia, Iran, Jordan na Laos. Hakabamo ibihugu byo muri North America, Nicaragua, hakabamo Oceania ari byo mubona hano, na Africa ibisaba visa on life. Kuvuga ngo ni cya gihe ushobora kugenda muri ibi bihugu. Muri Afrika umuntu aba afite n'abantu benshi bariyo, waba ushaka gusura cyangwa se waba ushaka kugira ngo ugende ukoremo ibintu bitandukanye. Harimo za Cape Verde, harimo za Comoros, harimo Republic of Congo, harimo Ethiopia, harimo Guinea Bissau, Madagascar, Mali, Mozambique. Noneho tukaza hano muri za Namibia, Nigeria, Seychelles, Sierra Leone, South Sudan, Zambia na Zimbabwe. Aha ni ahantu rwose wowe ufite passport y'u Rwanda uba ufite amahirwe menshi yo kuba watemberera. So rero nuko gahunda zimeze. Wowe icyo usabwa no gukurikiza imwe nakubwiye. Ikindi wenda nibagiye kubabwiraho hano nuko igiye muri ibi bihugu ugomba kumenya aho ugomba kujya bya nyabyo, ukamenya tike iranyura, itike y'indege cyangwa se indege wabukinze nabyo ni ibintu byo kwitondera cyane. Iranyura hehe? Ntabwo uzaba ugiye wenda tuvuge muri Aziya ngo bukinge tike y'indege inyura muri Europe, ibyo birahanirwa n'amategeko. Ntabwo uzaba ugiye muri Europe ngo bukinge tike inyura muri Amerika. Ntabwo uzaba ugiye muri Amerika wenda tike yo kunyura muri Europe birashoboka, ariko ugomba kumekinga sure ko ari bya bihugu bitasaba visa. Yes, twabonye ibihugu byo muri Europe byinshi bidasaba visa ushaka kunyuramo. Aho ngaho ugiye muri ibihugu byo muri Amerika nta kintu bagusaba kuko aba ari free visa kuri wowe. Ariko niba urugero ugiye kujya muri Europe, yes, ukaba ukeneye kunyura muri Amerika, muri USA cyangwa se United States of America, aho bizakugora, bizagusaba transit visa. Ikintu making sure neza, ubwira umuntu njye ukatira tikendege uko abenshi barabizi, ariko hari n'igihe umuntu aba atabizi, ukamubwira uti ngewe nta visa mfite, ndashaka igihugu kidasaba visa cyangwa se igihugu cyanyorohera kubona visa kugira ngo bisa transit visa kugira ngo anyure muri icyo gihugu. Rero nuko gahunda ziba zifashe. Wowe wari ufite amatsiko menshi no kwibaza utise ngewe nshobora kunyura muri ibihugu nkaba najya muri biriya bihugu bindi gute, ese ubundi nanyura kuri airport gute? Ibyo nizere ko amatsiko yawe ashize. Amahirwe menshi nuko twebwe Abanyarwanda tugiye dukurirwaho amaviza agiye atandukanye. Nanjye nzajya ngenda baha update buri uko abonetse, mbabwire ahantu umuntu ashobora kujya kwishakira ubuzima bitamugoye, bitamusabye kwirirwa siragira kuri embassy zigiye zitandukanye. Rero nicyo nababwira. Niba uri mushyashya hano, kanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye tubana kuri video z'ubutaha. Imana y'amahoro ibampere umugisha. Ciao, see you.